every Christian. Buri mukristo wese agomba gukora bino bintu bitatu. Hi, this is Dustin. Muraho neza, nitwa Dustin. Hano ku byiringiro dukura mu buhanuzi. Muri ibi byigisho tubafasha kumva neza ubuhanuzi bwa Bibiliya, maze tukaba twiteguye kugaruka kwa Yesu kuri bugufi cyane. There are three things that are absolutely essential. Hari ibintu bitatu bikenewe cyane kuri buri mukristo wese, kandi ukutagera ku ntego kuri kimwe muri ibi bitatu bishobora gutuma urimbuka by'iteka. Nk'uko umwuka, imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibyo kurya bikenewe cyane n'uyu mubiri, ni nako bino bikorwa bitatu bikenewe cyane nk'itegeko ku buzima bw'ibyamwuka. And did you know that the sanctuary? Mwari muzi yuko mu buturo bwera icyitegererezo cy'umugambi w'Imana w'agakiza mu kuri kigaragaza ibyo bikorwa bitatu? Muri kino cyigisho ibyo turaza kubiganiraho. So what are these three things? None ibyo bintu bitatu ni ibihe? Icya mbere ni isengesho. Nk'uko umuntu adashobora kubaho adahumeka, ni nako umukristo adashobora kugira ubuzima bw'ibyamwuka iyo adasenga. Isengesho niko guhumeka k'ubugingo. Bibiliya ihamya neza ibyo ngibyo mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya 5:17, ahanditse ngo musenge ubudasiba. Ikirenze ibyo, tugomba gusenga dushikamye kandi twizeye. Mu rwambere rwa Yohana igice cya 5:14 haranditse ngo iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ni uko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Iyo twitegereje kuri Yesu Kristo, we cyitegererezo cyacu muri byose, tuhabona ubuzima bushikamye bukomejwe n'isengesho no kwishingikiriza ku Mana igihe cyose. Muri uyu murongo tugiye gusoma, tuhabona Yesu Kristo ahindura isengesho icyangombwa cye cya mbere ya byose mu buzima bwe. Byerekana uko yasengaga kare cyane mu gitondo atarajya mu mirimo ye y'umunsi. Muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 35 haranditse ngo nuko mu gitondo arabyuka mbere y'uko izuba rirasa, maze ajya mu butayu asengerayo. Nshuti zanjye, niba Kristo yarabonaga ko akwiye gusenga ubudasiba kandi ari umwana w'Imana utarakoze icyaha, mbese ntibikenewe cyane kurushaho kuri twebwe? Hari intambwe zifatika ushobora gutera kugira ngo uhindure isengesho ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ni byiza yuko ugira ibihe bidakuka buri munsi, aho umara igihe mu isengesho ryo mu rwiherero. Mu gitondo utarakora ikintu icyo ari cyo cyose, ukwiye kubanza gusenga. Mu masaha y'igicamunsi, ukwiye nabwo gusenga. Ku mugoroba mbere y'uko uryama, ukwiye nabwo gufata igihe gihagije cyo gusenga. Nugira bino bihe bidapfa, bizagufasha kuba muzima mu byamwuka no gukurira mu buntu bw'Imana, hamwe no kugira imibereho y'ibyamwuka ikomeye. Ni ngombwa kandi yuko umuyoboro wawe n'Imana w'isengesho ugomba guhora ukinguye umunsi wose. Ushobora gusenga igihe cyose, waba uri mu kazi, ugenda, cyangwa se uri mu rugendo n'ibindi. Ntabwo bisaba ko amaso yawe ahora afunze, cyangwa se ko ugomba guhora upfukamye igihe cyose usenga. Bibiliya itwereka amahame atandukanye dushobora gukurikiza kugira ngo amasengesho yacu yumvirwe. Bwa mbere ni uko tugomba kureka ibyaha byacu byose. Ni ukuvuga yuko tugomba kubyatura kandi tukabicikaho burundu. Dawidi yaranditse ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabwo abanyumviye. Zaburi ya 66 umurongo wa 18. Icya kabiri, tugomba gusenga twizeye, tukaba dufite ibyiringiro by'uko Imana izasubiza isengesho ryacu kandi ikarisubiza ikurikije ubushake bwayo. Muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 24 haranditse ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Ariko tugomba kwibuka yuko Imana idasubiza amasengesho yacu igihe dushakira kwiyasubiza cyangwa se nuko dushaka kwiyasubiza, ahubwo Imana niyo izi icyiza cyane kuri twe. Bamwe bashobora kuba batazi uko bakwiriye gusenga. Nta buryo na bumwe budakuka buriho tugomba gukoresha dusengamo Imana, ariko hano hari uburyo bwiza bushobora kugufasha igihe usenga. Ni aya magambo ane ari hano. Irya mbere ni uguhimbaza. Tangira isengesho ryawe uhimbaza Imana uko ari inyambaraga kandi ikomeye cyane, kandi isohoza ibyo yavuze byose. Ushobora kwifashisha ibitangaza bikomeye yakoze kera n'imirimo yayo itagerwa, yaba iyo yagukoreye cyangwa se yakoreye abandi mu bihe byashize. Ijambo rya kabiri ni ukwatura. Ugomba kwatura ibyaha byawe byose uzi wakoze kandi ugasaba Imana imbabazi z'ibyaha utakibuka. Ijambo rya gatatu ni ugushima. Ukwiye gushimira Imana imigisha yose yaguhaye, ndetse ni byiza kuyivuga mu mazina yayo. Ijambo rya kane ni uko ugomba kwinginga.
Aha ni igihe uri kugira icyo usaba Imana, byaba kugira ukwizera kurushijeho gukomera, cyangwa se guhabwa Mwuka Wera, cyangwa ubwenge, umwete, imbaraga, cyangwa se ikindi kintu usaba ukurikije ubukene bwawe. Aha kandi ukwiye kuhakoresha muri kino gihe unasabira abandi. Njye byagiye bimfasha cyane kwandika urutonde rw'ibyo nsaba Imana ndetse n'urutonde rw'abantu nsabira kugira ngo mpore mbizirikana. Mu gusoza isengesho ryawe ni ngombwa yuko usenga mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bisobanuye yuko ibyo usenze byose biri busohozwe nk'uko Kristo ashaka. Nshuti zanjye, ndizera yuko mugiye guhindura isengesho imibereho y'ubugingo bwanyu. Ndiringira yuko mugiye guha agaciro isengesho nk'uko mugaha umwuka muhumeka. Ndifuza kubasangiza aya magambo asoza ku bijyanye n'isengesho. Ayo ni amagambo meza cyane aboneka mu gitabo cyiza cyane cyitwa Kugana Yesu. Aravuga ngo ni ukubera icyo abahungu n'abakobwa b'Imana bagira ubute bwinshi bwo gusenga mu gihe isengesho ari urufunguzo ruri mu kiganza cyo kwizera rufungura inzu y'ububiko bw'ijuru ahari ubutunzi butagira akagero bw'ishobora byose. Icya kabiri umukristo wese akwiriye gukora ni uguhamiriza abandi iby'Imana. Nk'uko umubiri udakora imyitozo ngororamubiri ucika intege nyuma na nyuma ugapfa, ni nako ubuzima bw'ibyamwuka buzacika intege kandi nyuma bupfe n'utamenyesha abandi bya Kristo. Ukwiye gusangiza abandi iby'ukwizera kwawe. Guhamya cyangwa se kwigisha abandi ukuri kwa Bibiliya bituma tugira umwete wo gukuza ubumenyi bwacu dufite mu byanditswe byera, kandi bikatwigisha guhora twishingikirije ku Mana cyane ngo irusheho kutwigisha ibyo tubwira abandi, bigatuma tunasengera abandi igihe tugiye kubabwiriza. Mumenye yuko Yesu Kristo yari yarahinduye kwigisha abandi umurimo we wa mbere kuruta ibindi byose yakoraga. Ndetse ibirenze ibyo yanabiduhayemo itegeko. Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 n'uwa 20 haranditse ngo, nuko mugende mwigisha amahanga yose mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Nta kintu kizatangirwa ingororano iruta izindi nko kuzana umuntu kuri Yesu Kristo. Tekereza uhagaze imbere y'igiti cy'ubugingo mu ijuru, maze uwo wabwirije ubutumwa mu isi akihana, uwo mwanya akaza akakubwira ati wamufashije kugera aho ngaho mu ijuru. Nimutekereze ko bizaba ari ibyishimo kumenya ko ugiye kubana n'umuntu mu bwami bw'Imana iteka ryose kubw'ijambo Imana yakunyujijemo ukarimubwiriza. Mu Migani igice cya 11 umurongo wa 30 haranditse ngo, imbuto z'umukiranutsi ni igiti cy'ubugingo, kandi umunyabwenge agarura imitima. Ushobora kuvuga uti, ariko ntabwo ndi umubwiriza. Uti cyangwa se ntabwo nsobanukiwe neza Bibiliya bihagije. Ukibaza uti ni gute nabwiriza abandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Nshuti zanjye, hari uburyo bwinshi butandukanye ushobora gukoresha ubwiriza ijambo ry'Imana, kandi igihe cyose Imana izaguha imbaraga kugira ngo ukore icyo yagutegetse. Urugero, ushobora gutanga inyandiko ntoya z'ijambo ry'Imana, ushobora kwigisha umuntu isomo runaka rya Bibiliya, kuko hari benshi bakeneye kumenya ukuri, kandi hari ibitabo byinshi bisobanura Bibiliya ushobora gutanga, cyangwa se ugasomera abantu amasomo y'ibyanditswe byera muri kuganira. Ushobora no kubasangiza ibyigisho byakozwe bisobanura ijambo ry'Imana mu buryo bw'ikoranabuhanga, ugashishikariza kandi ugakundisha abantu runaka kujya kubikurikira. Ushobora kujya ubandikira amasomo ya Bibiliya buri munsi binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ushobora no kubararika kuza mu materaniro yahigirwa ijambo ry'Imana ngo baze kumva ubutumwa buhatambukira. Ikiruta byose mu kubwiriza, imibereho yawe ubaho ya buri munsi niyo mubwiriza ukomeye mu maso y'abakuzengurutse bose mu byo ushobora gukorera Kristo. Menya neza rero yuko wumvira amategeko yose y'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibi bizatuma mu mwete ukoresha wo kubwiriza utanga igihamya kirimo imbaraga ishobora kutavuguruzwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ndetse ikiruta byose, usengere kugira urukundo rw'abubwiriza. Saba Imana kugira ngo ushyire abantu mu nzira y'abubwiriza kandi nakuyobore. Nta hantu heza ushobora kubika ubutunzi bwawe nko kubukoresha mu gukiza abandi. Icya gatatu kandi cy'ingenzi cyane buri mukristo wese akwiriye gukora ni ukwiga Bibiliya. Iyo tugiye aheraho mu buturo bwera, tuhabona ibikoresho bitatu. Ibi byose ni igishushanyo mu nama y'agakiza. Tuhabona igicaniro cy'imibavu gishushanya amasengesho y'abera, ayo njye nawe dukwiye gusenga ngo agere mu ijuru. Tuhabona kandi igitereko cy'amatabaza 7 aricyo gishushanya Yesu Kristo umucyo w'isi, kandi akaba ari nawe tabaza dukwiye kwereka abandi kugira ngo ribamurikire.
kino gitereko cy'amatabaza cyakaga ku bw'amavuta meza yagisukwagamo ariyo ashushanya Mwuka Wera, we wenyine ushobora gutuma ijambo ry'Imana risobanuka. Uko ni nako mu kubwiriza kwacu gusaba ko tuba dufite Mwuka Wera, kuko ari we wenyine usobanura ibyo twabwirije. Icyanyuma hano tuhabona ameza y'imitsima. Ntabwo agaragaza Yesu Kristo gusa, we mutsima w'ubugingo, ahubwo anagaragaza Bibiliya mu mvugo yumvikana. Bibiliya iravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Matayo igice cya 4:4. Muri ino si bifatika, nyuma na nyuma twapfa turamutse tutarya. Uko ni nako mu buryo bw'ibyamwuka, ubuzima bwacu bw'ibyamwuka bwapfa turamutse tudahora twiga ibyanditswe byera, ari ryo jambo ry'Imana. Bibiliya iduha ubumenyi bwose dukeneye kugira ngo dukizwe. Itwereka uko dukwiye kuramya Imana by'ukuri, kandi igatera umwete ukwizera kwacu iyo tuyisomyemo iby'imirimo itangaje y'Imana yagiye ikora mu mateka. Mu Baroma igice cya 10:17 haranditse ngo, dore kwizera kuzanwa no kumva, kumva nako kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Hari uburyo butandukanye ushobora gukoresha uhindura kwiga Bibiliya imibereho yawe ya buri munsi. Bwa mbere, ushobora kwiha intego y'amasomo ya Bibiliya uzajya usoma buri munsi. Hari uburyo butandukanye bwaho ushobora gukura amasomo ya Bibiliya ya buri munsi. Hari ibyigisho bitandukanye byo kuramya Imana biba bifite n'amasomo ya Bibiliya bisobanura ushobora gukurikira, ni ukugahera kusoma igice cyose cy'amasomo yigishijwe aho ngaho. Nk'uko n'aha hepfo mu cyigisho muri buze kubona izo linki. Ikindi, ushobora gukoresha uburyo bwo kumva ubaye udashoboye gusoma. Hari imbuga zitandukanye zifite amajwi ya Bibiliya n'ibindi bitabo ushobora kumva. Kandi mbere y'uko wiga cyangwa se ngo wumve, menya neza yuko ubwenge n'umutima wawe bihugutse. Saba Imana ngo iguhe Mwuka Wera gufashe gusobanukirwa amagambo y'ijambo ry'Imana, ndetse usabe kugira ngo Imana iguhe umutima hamwe n'ubushake bwo kumvira ibyo wize muri Bibiliya. Uburyo bworoshye bwo kwibuka bino bikorwa bitatu tubonye kuri buri wese wari ukurikiye ni ubu ngubu: umwuka uwite isengesho, imyitozo ngororamubiri uyite kwigisha abandi ijambo ry'Imana, ibyo kurya ubyite kwiga ibyanditswe byera. Nk'uko tudashobora kwirengagiza guhumeka, imyitozo ngororamubiri cyangwa se ibyo kurya, ni nako tudakwiye kwirengagiza bino bintu bitatu: isengesho, kwigisha abandi ijambo ry'Imana hamwe no kwiga ibyanditswe byera. Nshuti zanjye, ibyiringiro n'isengesho ryanjye kuri mwebwe ni uko ibi byose mwabihindura ibigize ubuzima bwanyu. Niwiyemeza kubikora, Imana izaguha ubufasha n'imbaraga zo kubisohoza. Niba wifuza guhindura bino bintu byose bitatu bigize ubuzima bwawe bwa buri munsi, ubifashijwemo n'Imana, usenga uti: Uwiteka, nkweguriye ubuzima bwanjye. Amen. Hano muri bino byigisho tuzajya dufatanya namwe mu rugendo rwanyu rwa Gikristo. Kugira ngo ujye umenya aho tugeze, turagusaba kujya ukurikirana buri cyigisho cyose muri ibi uko bitambuka. Kandi ibi ntimubyibagirwe, dukomeze guhanga amaso Yesu, we banze ryo kwizera kwacu, ari nawe ugusohoza.